uri mu Rwanda Yes. Okay, cyo kaje nkibariza akabazo kamwe. Mbongira ngo niba ujye ukurikira ibiganiro cyangwa se nako na makuru ari azwi ari popular. Niba ujye ukurikira RGB yijya gushyiraho imyumvire n'imitekerereze y'abanyarwanda uburyo babona services zibahabwa ubona RDF iza hehe ku mwanya bese abanyarwanda begira ikizere uburyo bungana iki niba ujye ukurikira amakuru. Ego ijana ku ijana. Sikovya ari kugumura rubanda. Uretse gutfa muri make taravuga ko byo kuri RDF niyo service ya mbere iri mu gihugu imaze imyaka irenze 10 ariyo ihabwa credibility nziza mu baturage aritanga service nziza ijana ku ijana. Ndaguha n'izindi ngero nujya mu banyamakuru barakwiye ati niba ibintu byanyuze muri RDF ibyo ngibyo twizeye ko bari abantu batanga service nziza kandi bakazitangira kugiye naguha ingero z'abanyamakuru benshi banabivuga. None Scovia kano kanya aje akabivuga simvuga ngo simakana ko agomba kuvugira abanyamakuru be ni kuko nicyo bamutoreye nicyo bamushyiriyeho kandi akazi cyagakora neza ariko none hageze ku rwego ko RDF noneho igiye kwica ubuzima bw'umuntu bw'umusirikare wize akageraho ngo avuga ngo abasirikare bari amafaranga y'abaturage none bagiye kubyegega ku baturage kandi ari abasirikare bariye ntibahanwe ibyo ngibyo babibonamo koko Scovia yakoze ibintu bizima koko tuvugisha uko aho ngaho rero niho yabyiciye yari yatangiye neza yabyiciye ariko bavuga ko wemeranye ibyo yakoze niho nawe mubwira nti nawe ntibarikoza ngo tubwire uti ibyo Scovia avuga ndabyemera ijana ku ijana yabivuze neza c'est pas ça quand même nicyo nge nagira ngo ntabwo ari byose ni bimwe na bimwe ibyo nyine rero fata ijambo ubisoba ibyiza ibyo bitubwire ibyiza yavuze no gukurikirana abanyamakuru be nk'umuyobozi ubashinzwe uburetse gato komeza nkumve komeza twumve nk'umuyobozi ubashinzwe yabavuganiye nk'urwego ayobora ntabwo yabavuganiye ahubwo yaciye igikuba. Ndakubwiza ukuri twumvikana ikintu kimwe. Turi kumwe? Niba ukurikiye amakuru niba uzi ko mu by'ukuri abantu bari hara muri la dossier y'amafaranga ya RDF yariwe. Twumvikana ikintu kimwe ibi ngibi ndabivuga nshizamanga urukunyumva. Ndabizi yanga abantu bangaha bararigata Scovia ibi bintu yakoze yakoresheje amaranga mutima akora nk'ibintu bibi. Byonyine Scovia yitambitse ubutabera. Ahanga Scovia yafashe umwanya arimo wo kuba ayoboye RMC. Scovia araza afata uwo mwanya awukoresha mu nyungu ze bwite ahanga yitambika ubutabera bro. Urubanza ntabwo ngiye ingingo aho hejuru uretse gato ngiyo ingingo iraho hejuru nsomero iyo ngingo inosa ingingo ya 256 igira gutya ngo kuyobya abatanga buhamya cyangwa abacamanza komerezaho manuka soma yisome ngiyaho hejuru rukaka yisome aravuga ngo ingingo ya 256 kuyobya abatanga buhamya cyangwa abacamanza urahifa kuvuga ngo umuntu wese utangaza ibitekerezo agamije kuyobya abatanga buhamya cyangwa icyemezo cy'umucamanza mbere yuko urubanza rucibwa abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 2 n'ihazabo y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 2 bayo. Ahangaha Scovia wakoresheje amaranga mutima ntabwo bari ubuvugizi no kugumura rubanda ntabwo umuntu ushobora kuvuga ngo RDF Niko bitekereza igitekerezo cyanjye nkimara gukurikira iyi nkuru nkimara kubyumva iki kiganiro cya Scovia nkabyumva ariko nyine ntabwo ibingiye byakorwa n'umunyamakuru ari we wese urumva ntabwo umunyamakuru batashiriyeho igikuta kimurengera cyangwa udafite ubudahangarwa yakora ubugoryi nk'ubu ngo bamurangiza ntabwo ibingibi wabikora RDF uragenda ukavuga ngo RDF uri gukora iki Godfa kaze mubwira kantu gato. Ye baba we. Mbara nkavuge gutya.
Scovia kuba yavuga biriya yaba yitwaje kiriya kintu cyari cyo n'urwego ari gukorera ntabwo ari ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo nyine uretse mbwira gutfa yashatse kuvuga ntabwo ari ibyo ariko Scovia nka Scovia urwego rwose yaba ahagarariye cyangwa avugira ni akantu gatoya kanzugunyu muri RDF ku buryo RDF uburyo ikora ntabwo ikangwa n'iyo mirindi kuko niba ajya gukora control muri RDF ntabwo bazajya ati Scovia ngo tubwira abanyamakuru be batwibye cyangwa bakoze amanyanga nk'aya ngaya bazahana umuntu wese wari wese uko yameze ko yabasakura sinango ufite na Scovia na general na full general four stars nabo yakoze amakosa ahanwa muri RDF ubatitaye ku magambo Scovia rero ibyo yavuga byose uko yazenguka kose ntekereza ko abanyarwanda bazi RDF uburyo ikora bazi uburyo ikora mu bintu byayo bazi kwitarenganya nta na hamwe RDF icirwa iterwa amabuye rero kuvuga ngo Scovia yavuze ibi ngibi yewe usije kuba bamubonye bamumenye c'est bien kandi yavugiye urwego rwe mu rwego uko bitekereza ariko RDF ntabwo yacika intege cyangwa icibwa intege n'ijambo Scovia yavuze kuko nta wabaderute kubera ko Scovia yavuze ibi ngibi njye niko mbitekereza ni igitekerezo cyane paraporo ko tuzi RDF ikora uburyo iyobora inzego zayo uburyo icunga ibintu byayo uburyo ikora mu bintu byayo Scovia nari amagambo yavuze bashase kanu kanya nako sintekereza ko RDF yayitayeho ubu ngubu igikomeza ntabwo ari ijambo rya Scovia ryatumye ibintu bihinduka ngo bajye gukora icyo batateguye gukora bagikora mu nzira zabo kandi mu nzira z'ukuri ubundi bisigaye amagambo mu Kinyarwanda mu Gifaransa bango le chien boire caravane passe umuyaguraza abakomeza bagakomeza njyewe ikintu kimwe abantu bari ahangaha abantu ariko se ko bari kumpamagara abantu muri kumpamagara muri benshi abantu ko muri kumpamagara ndababoroka urukumva twumvikana ikintu kimwe ahangaha tugaruke gato Scovia turagaruka Scovia ibi bintu yakoze okay afite impamvu afite n'ubudahangarwa afite nuko akora ibintu bye ariko muri iki kiganiro ahantu nabonye ko yatandukiriye ni ukuvuga ko umuntu wa promotinzwe na perezida ejo bundi igisirikare cya RDF kigiye kurimbura ubuzima bwe bivuze ngo badakoresheje ahangaha n'ukwangisha RDF baturage niko ndi kubibona kandi ibitekerezo ni ibyanjye bitagize bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo ntabwo Scovia yigeze akoresha itegeko abantu muri kuri TikTok ni muveyo abantu muri kuri TikTok ni muze kuri Twitter ntabwo TikTok ikiganiro ubu nabonye nyikorera kuri TikTok murabizi ibiganiro byaho ni shwishwi muze tujye kuri Twitter mujye kuri X abantu muri kuri TikTok muve ahangaha abantu magana angahe muze tugende tujye kuri X mujye muri kubintuza twagiye kuri X mujye kuri X mujye kuri Twitter nibwo niho bintu biri muve kuri Twitter muve kuri nani TikTok ndaza guhostinga nimugoroba ndi kuhashaka ibiceri bye cyangwa mumbwire abantu mutafite murangana mute abantu mudafite TikTok tweet X murangana mute mpagume cyangwa ngende so twumvikane rero dufasha hana hariya ngewe ibi ngibi twumvikane abantu mu byumve neza kandi mu byumve cyane Scovia nta kintu Scovia ni umuyobozi w'abanyamakuru ariko ngewe ntabwo nyobora ntabwo ngewe ndi mu bantu yobora n'uburenganzira bwacu twebwe turazanga tugatanga ibitekerezo nka rubanda watuyobeje nka rubanda Scovia watuyobeje Scovia ukutubeshya nka rubanda witubeshya wikoresha amarangamutima yawe ngo uzutubeshye ngo RDF iri kurenganya abantu yafashe ntabwo iri kubarenganya ntabwo uwo munyamategeko wohereje ku murindi ibi ngibi niba mubyibuka ntuza yarabivuze ninde Samu yarabisobanuye neza cyane Samu yarabisobanuye abishyiraho akadomo yuko ibintu byagenze uko bahamagaye Scovia uko Scovia yahamagara bakamubwira uko babafite byarangiza Scovia akihamagarira ntuza chief of staff afande Mubaraka Muganga yamuhamagara afande Mubaraka amwoherereza message amubwira ko ari mu nama Scovia ngo akamwandika akamubwira ngo biri emergency musubire mu kiganiro twaragikurikiye ngo Scovia aramubwira ngo biri urgence ngo igikuba cyacitse nyuma bashobora kuba baraje kuvugana twumvikana ikintu kimwe urubanza nibwo ruri gutangira reka twemere ko abanyamakuru ni musa gukurikira iyo audio ariko ramubwiza uko ruhagarariwe n'ingwa aravoma Scovia igaragure
igaragura ariko umunsi umwe uzakanda ku mapine y'ingwe Scovia uzahita ubona ko there's nobody who is special. Scovia ahangaha ibintu wakoze nge sineberanya nawe, ariko nk'itegeko n'ukuntu mu byumva ibintu by'ibi birashoboka, ntabwo nemeranya n'ibintu Scovia n'uburyo yakozemo iki kiganiro. Harimo amarangamutima menshi akabije. Muri aya marangamutima wayakoresheje urenga umurongo utukura, kuko ahangaha kuvugira abanyamakuru wenda yavuga hariya ukuntu umunyamategeko atageze ariko kugera aho uvuga ngo umuntu RDF Perezida wa Repubulika ya promotinze ejo wundi RDF iri kurimbira ubuzima bwe, bivuze ngo RDF ira challenging ibyo perezida yakoze, umuntu perezida ya promotinze, hanyuma RDF iramufata ubuzima bwe gahita ibushyira mu gishanga ikaburimbura. Nicyo bisobanuye bira bintu wavuze Scovia. Mureke mwumvi. Erega gisirikare mu basirikare bo muri aperi rero kuko badashaka, hari icyabaye mu gisirikare mu basirikare bo muri aperi. Bro, uburyo bwonyine atangiramo inkuru uburyo bwonyine atangiramo inkuru, hari ibyabaye mu gisirikare. Jesus Christ, hari ibyabaye mu gisirikare. Umva hano uburyo atangira inkuru ni uguca igikuba muri rubanda. Umva, hari icyabaye mu gisirikare turashize. Wumve mu basirikare bo muri tega amatwi. Rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze, ndapfuye rubanda no, hari ukuvuga inkuru mwebwe mushobora kuba mudasobanukiwe uburyo bwo gutangazamo inkuru. Iyi nkuru niyo guca igikuba rubanda. Hari ibyabaye mu gisirikare, igisirikare cyahishe rubanda kidashaka ko bamenya. Rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi, ndapfuye. Uru rubanza ntabwo rurimo amasasa arimo kugurwa, uru rubanza ntabwo rurimo umubare w'ingabo, uru rubanza ntirurimo maneko bazanye umuntu bahigaga, uru rubanza nta kintu na kimwe, nta mutekano w'igihugu, nta intelligence irimo kuburana, turimo turaburana umuju. Ibi ngibi ntabwo waba utari maneko udafite uburambe mu bya gisirikare ngo ukore statement nk'iyi ngiyi. My friend, reka nkubwire ikintu kimwe. Niryari ushobora kumenya ko igisirikare ibyo kirimo cyangwa intelligence uburyo irimo gukora? Waruzi ko ushobora gusanga aya mafaranga n'iri perereza ryatangiye ari iby'akabumbu bigiye bikagera ku mutekano w'igihugu? How did you know? Ugahita umenya ko uru rubanza rugitangira rutatangira gukora, ukamenya ko nta mutekano urimo, nta perereza ririmo, ukorana n'abamaneko ku buryo bamaneko bakubwiye, ukorana na intelligence ya RDF ku buryo kugeza aho umenya ko ibingibi ariko Scovia nyine nkawe jiha uzagende uvuge inkuru nkingi yitangaze. Ndabizana muri kunyandikira iyi nkuru hazagira umunyamakuru wundi uyitangaza nk'iyi ngiyi yo kugumura rubanda. Ibi bintu ntabwo ngiye mbyemera, ntabwo ibintu byemera. Mureke mwumve namwe musesengura aya magambo. Abantu muri kunyandikira muteze ko nabiki nawe mwese namwe muri abantu bakuru musesengure aya magambo. Hari nk'amagambo yo kugumura rubanda. Rero kuko badashaka ko ahangaha ni ugufata, urafata mu bro, gufata ubutabera bwa gisirikare ukavuga ko buri gukora amagendo, buri gukora ibintu bitari byo. Rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi. Uru rubanza ntabwo rurimo amasasa arimo kugurwa, uru rubanza ntabwo rurimo umubare w'ingabo, uru rubanza ntirurimo maneko bazanye umuntu bahigaga, uru rubanza nta kintu na kimwe, nta mutekano w'igihugu, nta intelligence irimo kuburana, turimo turaburana umujura w'ibi. Ntabwo intelligence ibura mu nyumvire amafaranga ya leta akayaha abasivili abatari bayakwiye. Uburyo yabikozemo nibyo dushaka kumenya. Hano harimo umusore ushaka kurongora kuwa gatandatu, hano abana b'abasore bafite akazi, abacuruza imisoro hano yafunze, bari abafana ba peri. Uko no guca igikuba muri rubanda. Amaduka ntabwo gufunga abantu 3-4 bituma mu gihugu imisoro ihagarara, ariko muri ubu kone gufata ibintu akabikabiriza akabiremereza, uku no kugumura rubanda.
nyiri mazu batangiye kuva uravuze ngo ntago budget y'umwaka utazaboneka kubera ngo imisoro yafunzwe kubera bafunze Rugaju n'undi munyamakuru ko yakodesha bafashe Sengabo perezida wa Repubulika yahaye ranka mu gitondo ariko urumva bamugira umuvugizi bamufashe baramufunga Sengabo wohereje wahamagaye umuntu i Kigali ngo amugurire itike ari mu mishoni kuko yaragiye kujya muri vacances ngo ajye kwirebera ikipe akunda ntiyageze i Kigali ntazi pe nini murambwira ngo yabaye umufatanya cyaha yinjiye mu cyaha te icyatumye umushinja cyaha n'urukiko bemeza gushyira ibintu mu muhezo ni ukugira ngo rubanda n'abayobozi bakuru batari abayoboye urukiko batamenya ikintu kirimo kuba ku basivili mu gisirikare nta kindi uko bazanabyegeka ku basivili ntibareba nabi hano se niba uzabyegeka ku basivili barabanje hano barabeshya ngo abanyamakuru banza bavuga yagada ngo bavuze ko batabashaka ntabwo babashaka niko byari byagenze se nimwe mubizi ntabwo ariko byagenze barababimye uyu mwana ariko aragenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye ngenda namubwira nti mu gihe urimo kwinjira aho niba afite icyo bagiye kukubaza umwavoka aragukurikiye umushinjacyaha mu mabwiriza tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yaba kuyobora nawe ntagera amarana umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira ibyo bintu byose birakurikiye mushyize mu rukiko mukinzeho ntabwo wari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera harya ninde ntabwo muzi nyakubahwa Fande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ahangaha mwumve hano ngo murangize ubuzima bwe ntabwo igisirikare kirangiza ubuzima bw'abantu ntabwo RDF irangiza ubuzima please Scovia control amagambo uvuga ntabwo RDF irangiza ubuzima bwo no RDF ishinzwe kurinda ubuzima bw'igihugu kandi igihugu n'abaturage uri gukoresha amagambo yo kugumura abantu Scovia reka baranga mutima reka mbazi ikintu kimwe aya masaha uyu mugabo ahamijwe n'ibyaha uyu mugabo aramutse ahamwe n'ibyaha uyu Sengabo twumvisha aya magambo mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni wafashe amafaranga no hari ikintu mutari kumva umusirikare wize nka Sengabo ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare uburetsinzeho ntabwo wari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera harya ninde ntabwo muzi muhebe online nyakubahwa Fande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni wafashe amafaranga y'abasivili akayarya yarangiza agafata igisirikare akaba ariyo akoresha niba umusirikare wanyu ari umujura ni umufungo bro niba mwarakurikiye ibi bintu mubikurikira reka nkubwire ukuri Scovia ufite ubudahangarwa avuga ibyo ushaka ufite ubudahangarwa avuga ibyo ushaka ariko ibi bintu nitujya mu itegeko murebaho hejuru nimujya mu itegeko Scovia ari gukora ibigize ibyaha ari umunyamakuru usanzwe simple individu ibi bintu ari kujya kuburana n'abandi yababawe ariko baravuga ngo itangazamakuru n'ubutegetsi bwa kane itangazamakuru n'ubutegetsi bwa kane Scovia nk'umuyobozi wa kane mu gihugu of course abagomba kubigenza gutya harya igisirikare ntabwo bari gutera rw'ubuyobozi harya bwa mbere n'ubuhe igisirikare cyo kiri inyuma ya Mutesi Scovia RDF iri inyuma ya Mutesi Scovia kuko urukumva niba itangazamakuru ari ubuyobozi bwa kane kandi akaba ayoboye RMC urumva ahubwo Mutesi Scovia atawafunga so nukuvuga ngo ibi bintu cyo mureke kujya ndabiza abantu hano mujya kunyura hano mugafata hana hariya ibi ngibi ntabwo ari byo byonyine deja kuba amaze kubwira isi ukamaze kubwira abatura Rwanda ko umugabo bagiye kurangiza kurindimura ubuzima bwe uyu mugabo ahamwe n'icyaha agafungwa yafungwa n'itegeko ariko muri rubanda twaba tuzi ko uyu mugabo
afande Mubaraka muganga n'umuyobozi w'urukiko rwa gisirikari barangije ubuzima bwe nkuko maze kumeshoninga amazina yabo hano gutya. Tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yaba kuyobora nawe ntagera. Reka wumve. Amara n'umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. Reka wumve. Ibyo bintu byose birakurikiye mukize mu rukiko mukinzeho. Yesu Kristo. Ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Bumve. Ntabwo muzi murebi uragenda cyangwa uyu mugabo nawe ntagera. Ahangaha ndashaka wumve. Aba bantu bahamwe n'icyaha baba bafunzwe n'itegeko muri rubanda, aba bantu baba barenganijwe mu rwego rukabije nk'uko Scovia yamaje kubitangariza abanyarwanda. Kuko muri public opinion cyangwa nk'abanyamakuru nkaho dutangarije utubwiye ko aba bantu ari inzirakarengane, RDF yabafashe ikabakubitaho imiryango ikabashyira mu gihome bakabafunga ari inzirakarengane muri aya magambo. Amara n'umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye mukize mu rukiko mukinzeho. Ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Mutesi Scovia afashe ubutabera bwa RDF arabusheshe, avuze ko nta butabera burimo. Bivuze ngo ibishobora kuva muri uru rubanza byose Mutesi Scovia yatangaje ko nta butabera bubirimo. Ndapfuye. Umva hano. Muri make we yamaze nyakubahwa Mubaraka sibyo uburetse gato Mutesi Scovia urubanza kubiseho inyundo avuze ko atubwiye ko muri RDF n'inkiko za RDF zidafite ubutabera. Umva hano. Igisirikare mu butabera. Ntabwo muzi muhebe online. Umva hano. Harya nibwe. Ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Ubwo nyine ubwo ngubwo rero dusabe kuko muri RDF nta butabera burimo, dusabe noneho abantu baze kuburanira mu nkiko z'abasivile. Se Mutesi Scovia we muhe mwumve. Ntabwo muzi muhebe online. Nyakubahwa afande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo wumve abanje kwibutsa ko uyu nguyu ari umusirikare wize sha. RDF ntabwo irangiza ubuzima bw'abasirikari. Ntabwo RDF irangiza ubusirikari. Ni ukuvuga ngo iri ngiri ni ikosa rikomeye. Iri ni ikosa rikomeye. RDF ifashe ubuzima bw'umusirikari iraburangiza. Ninde musirikari niba inkiko za gisirikari zirangiza ubuzima bw'abasirikari, ninde musirikari uzongera kujya kuburana? Bana yanjye reka twumve. Kubera kapiteni. So twumvikane rero. Scovia afashe igisirikare cya RDF n'inkiko zabo azigira magendu. Scovia wakoresheje amarangamutima. Ntabwo ushobora kwangisha inkiko za RDF ngo uzangishe rubanda uvuge ko nta butabera zigira. Sigaho. Ntabwo ariko bimeze. Rukaka wari ugiye kuvuga ngo iki? Uri mu bantu bakurikiye bino bintu kuva ku munota wa mbere. Iyi kese Rukaka warayikurikiye, iribwa ry'aya mafaranga wararikurikiye, ibi bintu wabikurikiye kuva ku munota wa mbere. Uburyo Mutesi Scovia yinjiye muri iki kibazo barabitubwiye. Mutesi Scovia yahamagawe n'uyu musore Ricardo uyu umutasi. Amubwira situation uko imeze. Bari kumwe na Karenzi nawe Mutesi Scovia ahita amuhamagara amubaza iby'umukozi we. Mutesi Scovia ako kanya yaravuze ati ngo reka mbikurikirane. Yahamagaye yabwiye Rugaju uramushije ni kwitaba aragenda. Bivugwa ko yahamagaye ndetse batamwitabye bamubwiye kuriya aravuga ati ariko mwebwe mwafunze, mwebwe murabizi ko nshobora kwigerera kwa bose. Wumve Scovia yahise ahamagara umuntu bita afande Mubaraka papa, boss wa RDF, chief of staff harya. Apana w'ikirenga kuko ikirenga ni president wa Republika. Aramuhamagara. Mubaraka muganga aravuga ati ariko ntabwo ntukampamagara icyenyeji wewe civilian wewe waca habari zako. Aramwandikira amubwira ati we Scovia ndi mu nama. Ndi mu nama y'umutekano w'igihugu, we waca habari we tuma message. Scovia ngo aramubwira ngo ibintu birihutirwa.
ni urgence nyitaba. Biragaragara ko afande Mubaraka atigeze yitaba Mutesi Scovia, aribwo burakari n'umujinya Mutesi afite, aravuga ati reka mbashumike. Mujye mu kiganiro cya Karenzi, Scovia ngo yahamagaye afande Mubaraka muganga ashaka kumubwira ibyo abasirikari be bakoze ko bafunze abanyamakuru be. Afande Mubaraka aramubwira, we wacha habari zako, mimi niko kazini, ndi mu kazi, ohereza message. Arangije hano ngo Mutesi Scovia ikintu yakoze, urumva ko bitamushimishije kuba afande ataramuvugishije. Timwongere kumpamagara, abantu muri kumpamagara, mureke kumpamagara. Icyo mbakundira rero namwe hano abantu bahangaha, ntabwo abantu muri kunyihamagaza, mureke kumpamagara, twumvikane, mureke kumpamagara. Ibi bintu byanyu urongera kumpamagara ndakuboroka, mujye muri kubwo bugoryi. Ikintu angaha kuba kukimwumva ko hari abantu batagomba kuvugwaho. Mutesi yo kavuga ku bandi we ni igiki kitavugwa. Mureke tuvuge, tugomba gusesengura ibi bintu. Ngewe ibintu nikanzemo, navuze ngo ireshanje image Mutesi Scovia se turi gusesengura ibyo yavuze, none ko yabivuze bagira ngo tujye kubivugaho. Mureke tubivuge. Ngewe ndi kumva hane ishyano ryacitse umurizo, ishyano ryacitse umurizo, ariko hazagira undi munyamakuru ugenda ubwanuka imbere ya kamera gutya uvuga ibintu nk'ibi ngibi. Ibintu ni gitangaza. Urumva ibi bintu Mutesi Scovia yakoze ni ishyano, ni ishyano wagumuye rubanda. So mwireka rero ngo tuzana ngo mama ngo urumva ngo ntiwabivugaho, muri bazima. So Rukaka, fungura mic yawe nimuri kunyumva. Icyo nabigiye kuvuga, biragoye ko hari umuntu kandi mvuge ku bantu nka babiri, ko hari umunyamakuru uri under control ya ntuza ya Madame Mutesi Scovia ushobora kuza akagira icyo avuga hano. Icyo ni kimwe n'aba YouTuber bose ngira ngo usibye ko ngiye ngo n'aba blogger, ariko bazi ko mu by'ukuri ikigenga uyu mwuga hari aho gishobora kubagonga bitewe n'indi jambo wavuze. Ariko ugendeye ku byo Madame Mutesi yavuze, nubwo wabuvugira abanyamakuru ntabwo bagira prizo yabo. Mu by'ukuri prizo bashaka gufungirwamo ni prizo zifunga abanyarwanda bari bose cyangwa umuturage bari wese. Bikaba by'umwihariko ku gisirikare iyo bakoranye ikosa n'abasirikare. Ariko nagira ngo twibutse ibintu abantu hano, bari abanyamakuru bo yita abanyamakuru avugira na bari abantu b'imisoro itari gutanga uyu munsi kwa amazi agiye gufunga ko babuze kode, ko bafunzwe. Bari abafana ba APR bamwe, ntabwo APR kwishimira gufunga abafana bayo, ariko muri abafana bayo harimo barusarura mu nduru. Bashwa baritwaje icyo kintu ngo n'abafana cyangwa ikintu n'ubucuti bafitanye na bafande Penina, ndavuga Murungi na Mutesi, bakajya amafaranga yaba ari Murungi cyangwa se Mutesi bayariye, ndavuga Penina ba captain. Abo ngabo bano banyamakuru ba Rugaju Rigani, yaba Rikari cyangwa se umuvugizi Jangwani na wa muhungu Biganiro, niba ari abantu baguze amatike mu by'ukuri, bo barasabye inyemeza bwishyu. Biragoye ko Godfather kano kanya wampe nagweze 800 aricyo tuguze ngo singo ntumperesi ntume facture. Biragoye kano kanya. Ngira ngo hari na bamwe ngiye ubwanjye n'abanzi bakeya babajijwe muri n'ubugenzacyaha bwo muri RDF kandi batashye bitewe nuko bo berekanye iki izo nyemeza bwishyu zabo bishyura ayo mafaranga. Niba ariyo momo bohereje amafaranga, nohereje wenda wafande pe n'urugero ntanze, bohereje ari 100 cyangwa iyo miliyoni, akireka dore ngiyi miliyoni, dore ngiyi, abenshi baratashye. So rero iyo complex we Mutesi yaba afite, ndavuga Scovia yaba afite, akumva ko niba umubitsi wa RDF Penina yaba ari wari amafaranga, Penina warafunzwe, of course na warafunzwe, yaba ari muri secretariat, yaba ari muri comptabilité, bose barafunzwe, bose barimo. Nabo bacuruzi bagende kuri ayo matiki nabo barimo, bitewe n'ubwo wenda bananiwe kwerekana ibyo bintu. Ntabwo ubutabera bwari bwarangira,
ntibwari bwarangira urubanza rwo gitangira rwo ruracyari mu mizi ni mu ntangiriro ngira ngo Mutesi yara rwose yirukanse ambabarire kuba mbivuze gutya yihuse arikorana uburakari bwinshi irindi jambo nagakoresheje ntabwo ari ngombwa ariko haraya rwose ndeka mbuye ngo yahubutse arambabara kubivuga gutya yahubutse kandi burya ijambo muri iyi minsi kera bashaka kuvuga kuko batizana abahamya ariko ngo ijambo isi yabaye digital riri kubikwa rirabitswe ibi bintu na Mutesi rwose bari abantu ntibakurikiranwa kuvuga ngo afande Sengabo n'urugero nka Sengabo ni umuvugizi w'urwego rukomeye rw'abacungagereza kuba yajyamo hariya si igitangaza n'abafande Munyakazi barafunzwe reka n'abafande ndi benshi barafunzwe kubera ibyaha bakoze ndaza gukenera umunyamategeko n'umunyamakuru hano bagira ikintu babivuga nubona ari umunyamakuru jana uvuye mu Rwanda akaza hano akabivuga ngo dufada akabivuga sha gatoki kanje kare bikuzimu bitewe n'iki uravuze ngo ntabwo Swakimu yazamuka nazamuke zarivuge nazamuke akubita byawe nazamuke reka hariho n'undi ndi kubona hano nazamuke nawe bikubwire wabaye ute reka nsoze vuga ni nase Mutesi Scovia yabatinyitse gutyo ku buryo ntabwo ari Mutesi Scovia ngiye mvugiraho ndavuga ngo akarenze umuntu karushyira amagara Godfather buri ariko se bitabya ku isi turimo kutagira amapine ku isi turimo igendera ku bisongo isi turimo igendera ku bisongo ntabwo igendera ku mapine usije imodoka tuzi nizo zigendera ku mapine ibindi byose bigendera ku bisongo ushaka gusikira icyo ari cyose mbabarira bivuga iki rero hariya rwose ntagendeye kure ntawe nshinyiye y'inkoro Scovia yagumuye rubanda RDF ayiciye amazi usiye ko RDF ntabwo yakangwa n'aya magambo ya Scovia RDF ihura na byinshi ihura n'imiripuko ihura n'amabombe ihura n'amadrone twabonye inshi zijya ku Gisenyi barazipfubya amagambo ya Scovia ntacyo avuze reka ndekera Sakeri Clement uraho Sakeri ngo bite Keri urahari ntabwo uri kumwumva ruka oya ntabwo ndi kumwumva kazi ariko ndabona afunguye mikoro wenda Keri manuka reka kukinana niba udashobora kuvuga manuka ariko yaravuze bite akaza mutwaranye ndakumva jewe ngiye kuvugira nani Scovia cyangwa n'abandi ndavuga wenda nk'umunyamakuru wenda uretse gato uri umunyamakuru se ndavuga mu buryo bwiwe yavuga we kushinzwe abanyamakuru agomba gufata ijya mbere abwira abanyamakuru kwanza abana kuvuga ngo aravuga hari ijambo ry'ibindi yize kumva avuga ngo ibyo mvuga byose ntimukazaba mubitega amatwi cyangwa mubyumve ahubwo muze mumenya ko ibyo mvuga 20% ni ukuri n'ibintu wenda n'ibyo mba nivugiye ku bwanjye aka gace mwakumvise cyangwa muranyemerera manze ngakine murakoze ndiba nawe warakumvishe so ndakeka ko ari jewe urakoze cyane reka ndumva wowe ntuva nshatse kivuga ndaki nyine ariko nuko nguko ugomba kubivuga reka dukomeze ariko atari wenda n'ibyo gusa ku bwanjye ndabona Scovia si umuntu uje kubwira ngo avuge mu ijwi z'abanyamakuru bose baba abo mu Rwanda cyangwa bavugira ntabwo ikiganiro wagikurikiye ntabwo ikiganiro cyacu wagikurikiye n'umurongo kiriho ntabwo wagikurikiye mbabarira ubanza utega amatwi uraza kuvuga urabukoze hanyuma reka twumvikane ikintu kimwe rukaka ngo ngiye ndashaka kumva ndaza gutega amatwi nubwo ngiye ku rundi ruhande ngiye bitangaje urimo kumva
itangazamakuru mu Rwanda riri ku isonga, riri ku mwanya rigomba kubamo. Itangazamakuru riraveyuka, itangazamakuru riveyuka RDF. Mama yake namuzana mama Clement, ntabwo reka nze ngakine kugira ngo muze gufata ijambo maze kugakina. Osoki munagusohoje, mureke mwumvi. hari icyabaye mu gisirikare. Ndapfuye. Banyarwanda, hari icyabaye mu gisirikare, turashize. Ndapfuye. Banyarwanda, hari icyabaye mu gisirikare, turashize. Igikuba cyacitse muri RDF. Uko bivuga umva hano. hari icyabaye mu gisirikare, mu basirikare bo muri APR. Rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi, Yesu Kristo, uru rubanza ntabwo rurimo amasasu arimo kugurwa, uru rubanza ntabwo rurimo umubare w'ingabo, uru rubanza ntirurimo maneko wazanye umuntu bahigaga, uru rubanza nta kintu na kimwe, nta mutekano w'igihugu, nta intelligence irimo kuburana, turimo turaburana umujura wibye amafaranga ya leta. wabwiwe ni ku buryo inzego za intelligence zikora mute, ku buryo umenya ko urubanza ko intelligence zikora mu buryo butandukanye, akayaha abasivili abatari bayakwiye, uburyo yabikozemo nibyo dushaka kumenya. Hano harimo umusore ushaka kurongora kuwa gatandatu, hano abana b'abasore. ariko ibaze kuzana amarangamutima y'umuntu ushaka kurongora ukabigira proof cyangwa ukabigira excuse. The fuck? Bafite akazi, abacuruza imisoro hano yafunze. Reka guca igikuba muri rubanda, abafite imisoro yafunze. Imisoro mu Banyarwanda yahagaze kubera abantu babiri bafunzwe. Tike yose yafunze. Amaduka banyirimazu batangiye kuvuga ko bayakodesha. Bafashe Sengabo perezida wa Repubulika yahaye ranka mu gitondo, bamugira umuvugizi, bamufashe baramufunga. Ni ukuvuga ngo twabwira igitangaza. Sengabo wahamagaye umuntu i Kigali ngo amugurire itike ari mu mishoni, kuko yari agiye kujya muri vakansi ngo ajye kwirebera ikipe akunda. Ntiyageze i Kigali, ntazi pe nini. Murambwira ngo yabaye umufatanyacyaha, yinjiye mu cyaha te. Icyatumye umushinjacyaha n'urukiko bemeza gushyira ibintu mu muhezo ni ukugira ngo rubanda n'abayobozi bakuru batari abayoboye urukiko batamenya ikintu kirimo kuba ku basivili mu gisirikare. Ndapfuye. Mu yandi magambo, niba nkumvishe neza, igisirikare cyashimutse abasivile none kigiye kubakoresha ibintu kidashaka mu mama yake. Niba nkumvishe neza, nta kindi kuko bazanabyegeka ku basivili nibareba nabi. hano se David reka kwivanga mu bya Mutesi afite ingingo imurengera. David menya ubwenge reka ibi bintu. Bazabyegeka ku basivili. baranje hano barabeshya ngo abanyamakuru banza bavoka. Yegada? ngo bavuze ko batabashaka. Ntabwo babashaka. Niko byari byagenze se. Nukuvuga ngo abatipe bamaze igihe kirekire basesengura igisirikare cyo muri M23 na FRDC, none nimwe mubizi. Ntabwo ariko byagenze, barababimye. Uyu mwana ariko aragenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye, ngenda namubwira nti mu gihe urimo kwinjira aho niba afite icyo bagiye kukubaza, umwavoka aragukurikiye. Umushinjacyaha mu mabwiriza tusibye n'umwavoka sikuvuye nubwo yaba kuyobora nawe ntagera. Amarana umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye, mushyize mu rukiko, mukinzeho. Ntabwo wari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Harya ninde? Ntabwo muzi murebe online. Nyakubahwa Fande Mubaraka, mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni wafashe amafaranga y'abasivili akayarya, yarangiza agafata ya gisirikare akaba ari yakoresha. Niba umusirikare wanyu ari umujura, badicuraga yabo, ubudicuraga yabo. Umusirikare yakiraga ya mafaranga. Ubu iyo wumvise inkuru niko nabyumvise. noneho we ntayishyure, agafata ya leta akayakoresha. None se bibiri. Niba umusirikare wanyu ari umujura, please mwituma abaturage baza kurakara ngo RDF irimo irakwirana abaturage, kandi ari umushinjacyaha n'umucamanza umwe n'undi muntu wibye. Ushobora no gusanga peni nabo bapeni namwumva atari nabo bakira ayo mafaranga n'ibihumbi byinshi bari nk'abakomisiyoneri cyane rwose. bari ikiraro cyambuka. Mushaka nyine bakiriye amafaranga angana atyo ya leta. Reka dukomeze rero. So murakomeye. Osoki wiriwe, urahari? Osoki mu ntabwo ahari. Yes, ndahari. Nzamutse kubera umuntu uvugaga warugize ibyo avuga, ariko mfite iminota 5 gusa, 5 minutes. Okay, take it. Hari uwavuga washaka ko nzamuka, ubwo wamuzana kambwiye icyo yashatse akazamuka. Rukaka urahari?
ndahari 100% kurinde nguwo Oswakimu wawe arahari nanjye namubugira se ngo nabyo nafite icyo avuga kivuga niyo se namubuye ngo ntazamuke yavuze ko wamvuze ko azamuka dake nibazamuke batubwira abanyamakuru biragoye ko abanyamakuru ko hagira icyo bavuga kuri iki kintu kuko okay niko bimeze wakivuze ntabwo ari umunyamakuru Scovia ntabwo ari umunyamakuru nawe uri umunyamakuru ariko bari kumwe kuri pano ntabwo ari abanyamakuru nawe uri umunyamakuru ariko ese utanze igitekerezo cyawe utazanyemo abandi ugira ngo igitekerezo nticyatambuka nyine atange cyabonye ako siko nta no kugira ngo gitange ku gahato ariko wagitanga n'uburenganzira bwawe utagitanze siyo n'uburenganzira bwawe kugitanga n'uburenganzira ushaka ko nanga ikihe ushaka ko yasi ruka kangahe inkizaho gataya umwanya urakoze urakoze cyane Oswaki karame wiriwe neza ibi bintu by'uru rubanza ushobora kuba warabikurikiye ko ndabizi ntabwo waba utabizi by'abanyamakuru n'ibyo muri APR nuko byagenze byose warabikurikiye urabizi erega Godfather yego itangazamakuru ryagize ryashaka amakuru ya nyayo yego rigendera kuri APR yego ntabwo ari dosiye izingiye kuri APR idosiye ngari urakoze cyane kandi igihe kirekire ntabwo ari iriya match ya piramide yego kuba harimo abantu nabo mu zindi nzego nka ruriya rundi narwo rw'umutekano yego ntabwo ari match ndetse bariya ko bari ku mission y'igihugu muri Sudani urumva bari bafite kujya kureba match gute mwabonyemo babiri se ahubwo ingendo bakoraga hagati y'igihugu barimo n'u Rwanda kuko iyo uri muri mission ya UN ntabwo wajya mu kindi gihugu utabanje guca iwanyu yego babisaba gushaka amakuru urumva so hanyuma ni ibintu birebire birimo abantu benshi impamvu byamenyekanye nuko dosiye irimo abanyamakuru yitabamo abanyamakuru nase no kuvuga ko mu gisirikare ataba imanza kandi nyinshi impamvu ibi byamenyekanye nuko birimo abanyamakuru urumva hanyuma usomera iratangazo rigenewe abanyamakuru ryo ku itariki 5 z'ukwa munani nta hantu bavugamo APRFC bavugamo cyakora kugura amatike kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo urumva abakora ingendo ntabwo ari APR yonyine ntabwo ari ikora ingendo urumva babisaba gukora ubushakashatsi bwimbitse abanyamakuru bose bitangazamakuru byose ni APR no riratangazo risome rirangira nta hantu bavuze ibya match bivuga kugura amatike kuri konte ya Minisiteri y'Ingabo harimo guha umuntu urupapuro cyangwa inyandiko ukayimuha utemerewe kuyimuha harimo kwakira iyo nyandiko kandi utayemerewe kuyakira sibyo kandi izina rya bano bantu baryise izina ry'icyaha ubufatanyacyaha ubirebe ubufatanyacyaha nk'ubu umwe wakomojweho cyane utari wo mu gisirikare utari n'umusivili nyawe urumva mumbabarira hano ntabwo nshaka kuvuga amazina idosiye iri mu rukiko ntabwo bari byiza kuvuga amazina nta kibazo sibyo aregwa kuba icyitso urumva kuba icyitso mungu wangu muri biriya nyine urumva harimo ibintu bigari habuze abantu batobora ngo barebe inyuma yabyo hanyuma rero abangaba bari kuburana ni amafi mato ubirebe neza babyise ubufatanyacyaha uwakoze icyaha noneho nyirizina uwatangije icyo cyaha agashaka n'abakimufashamo ninde ibi bintu birenze APR birenze APR y'abandi muvuga wenda iyo izamo gihamya kirahari cyuko iriya match yaba hari abagiye kuri izo tike ariko ntabwo indege zigenda tike zagiye gusa kubajya kureba match oya ni ibintu by'igihe kirekire by'ahantu kandi hagari reka rero tubiharire ubutabera naho
nawe Godfather ndakugaya niba utashatse uyu muyobozi wacu urimo kuvugaho nibura wenda ngo aguhakanire amakanira iki kuza kuri space akora iki kugira ngo rero muganireho kugira ngo reka mutaramere ngusobanurire ikintu kimwe rero Oswakimu sibyo nsobanurire ntabwo twe turi abanyamakuru twe turi rubanda rusanzwe turi kumwe dushobora gushyira komenti ku byo mwadutangarije cyangwa ku byagiye hanze ariko Godfather kumvikana ikintu kimwe uretse gato ya Oswakimu yes ndakumva ndahamagara Sikovia mpamagare ngo numuhamagaye ndinde mushaka reka nkubwire kumvikana Godfather ikintu uretse gato unyumva neza cyane ntabwo ngewe ngomba no Oswakimu mugomba kumenya twebwe umva turabagererwa bikorwa kuki uretse gato ngaho nyumva turi Godfather tega amatwi ho abagenerwa gatoya bikorwa ndabizi yego ndabizi ariko Godfather kuki washatse manager wa ntoza wa Choose Kigali ko wamushatse uyu munsi ntibabishyuye ariko rero uyu munsi babishyuye kuki kira uretse gato space ku isabato kumuriro uragiye oya nugaruke umuriro uragiye Oswaki sinzi niba mukinyumva turi kukumva ntabwo twe ahangaha kuri izi platform dukoresha iyo tuvuze ngo we are now media iyi niyo definition ntabwo twebwe turi ahangaha ntabwo njya gushaka Sikovia kandi statement yamaze kuyikora iri ahangaha turi gushyira comment ku byo Sikovia yavuze mujye mutandukanye ibintu nani bwana Oswakimu amagambo ya Sikovia ndatekereza nta kintu uri buze kuyavugaho nawe hano uraza kutubwira ibi bintu impamvu kankubwire kuri nani Oswaki impamvu twavuze kuri aya magambo ya Sikovia nukuri ko Imana tuzi ibyo ngibyo uri kuvuga urabizi ko mbizi iby'iyi dosiye uburemere bwayo harimo n'ibindi uruyupenina harimo n'ibindi birebire cyane iki ni ikintu kinini ni ukuvuga ngo ibintu Sikovia yarenzeho kandi azi nuko azi ko ahangaha cyangwa ibingibi n'abangaba bafunzwe ari ibyatsi byatesekeye aho inzovu ziri kurwanira nzi ko abantu benshi hano hari abantu bazi ibi bintu uko bimeze imbaraga nini ziri muri ibi bintu murazizi turazizi eregisi yamaze kuba umudugudu abantu binjira deep we know turabizi Mutesi Sikovia rero kuza ibingibi nzi ko gushaka amakuru bitamunanira akaba ashobora kumenya amakuru y'ikishi nyuma y'ibi bintu urukumva keretse niba Sikovia ari agent wa bamwe cyangwa wumwe bro Sikovia ibi bintu yakoze gufata iyi kese arabizi neza cyane ko iyi ngiyi ntabwo ari urukiko rwa gisirikare rwafasha abasivile warangiza ikintu cyantangaje kikanantungura ngo ntabwo ngo iki ari ikibazo ngo kirimo ngo guhungabanya umutekano w'igihugu Sikovia nzi ko atari injiji ku rwego ashobora kuyoberwa kumenya ko umusirikari uri mu butumwa nagenda ajya kureba ku byabaye kuri Colonel Jomba ibyabaye kuri Colonel Jomba arabizi byagenze bite yavuye mu butumwa bw'akazi ahantu yari ari noneho nta nubwo agiye no mu bindi bihugu kujya kureba iyo mipira uzi Colonel w'igihugu kuva mu butumwa bw'akazi Oswakimu bivuze neza akajya mu kindi gihugu yihishe mu mwamvuri wo kujya kureba umupira ngo w'igihugu cya muri bazima muri Sikovia urambwira ko ari injiji ku buryo atazi ibi bintu ko umusirikari nka Colonel utekereza ko ari raka ryoroshye wavuye mu gihugu mu butumwa bw'akazi akajya mu kindi gihugu tugende gato tugaruke Oswakimu wagarutse network yabonetse ntabwo dukeneye guhamagara Mutesi Sikovia ntabwo ntacyo tubirebaho nta na gato Sikovia gufata inzego
inzego za RDF, urukiko rwa RDF, ukavuga ko ruri kurenganya abantu, ntuvuge wenda uzi ikintu Scovia yari gukora, wenda yari gukora, yari gusaba aba baturage, aba basivile, agasaba ko baza mu nzego za gisivile kujya kuburanirayo. Ariko wowe nta myanzuro y'urukiko irasohoka, Scovia aze avuge ko inkiko za gisirikare ziri guhohotera abantu ndetse zigiye kwendinga n'ubuzima bw'umusirikari arengana. Aba bantu ari inzirakarengane, uretse n'inzego za gisirikari n'inzego za gisivile. Ntabwo umuntu yakoresha amagambo kandi ari public figure afite ijwi. Ahangaha Mutesi Scovia no gukumura rubanda, cyo tuvugisha ibintu mazina yabyo ibi ngibi. Kandi noneho ikintu cyatumye turavuga ko Scovia ibintu ari gukora, nuko nzi ko Scovia afite amakuru kuri iyi case. Niba twe nkatwe aya amakuru y'iyi case dushobora kuyamenya, tukavuga ati ibintu ntabwo ari ibya APR gusa, APR ni akantu gato. Hanyuma Mutesi Scovia akawe ibi bintu akaba bifiteho amakuru, akaba ari mu mwanya mwiza wo kugira amakuru. Ibi bintu kugira ngo mubone ko biri seriye, Scovia yahamagaye chief of staff, yahamagaye afande Mubaraka Muganga, abimubwiye uramubwira ati nta mwanya afite w'ibyo bintu, please ndi mu nama, twabivugana nyuma. Urukuba icyo kintu urambwira ko nyuma bataje kuvugana. Niba nzi ko iyi case idashingiye kuri APR n'aba bakinnyi, Osokima akaba bizi, n'abandi baruka akaba Scovia urambwira ko atabizi. Scovia reka kugumura rubanda. Inzego z'ubutabera bwa gisirikare zikora neza cyane, ntabwo zihungeta abantu cyangwa zibe zishobora guhohotera abantu ngo bafunga abantu mu mwijima cyangwa rwihishwa. Turakubujije. Ese Godpa wambaje Osokima niba koko ibyo Mutesi Scovia yatangaje ari amagambo akwiriye umuntu wa perezida wa RMC. Ndakubujije ntacyo mubajije, wagiye ureka. Ariko oya, reka ibyo bintu ntabwo ari byo. Umuntu afite uryo Scovia na Osokima yavuze wikora ikosa, wowe urinde uza kugusunikira umuntu kuvuga ku muyobozi wese, ko ngo ari umunyamakuru uri akaba ari umuyobozi wita urashaka iki. Reka ibyo bintu sinabifata ijambo, oya rukaka ntabwo ibyo ari byo. Yes, murakoze. Nuko Sadio ndatari kutwumva, nagira mubaza akabazo kamwe. Hari ahantu Scovia yavuze ko bavuze ko bamwe mu banyamakuru banze ababuranira nangwa se abanyamategeko, kandi mu by'ukuri atari byo. Ntabwo bari babanze, niko Scovia yabivuze. Nagira ngo wenda niba Osokima haraze kutugana icyo kintu ari cyo ngo byagenze bite. Ntabwo Osokima ari umutumirwa, yavuze ntuze ndababujije. Oya, turi kuvuga kuri wakinnye audio ya Scovia, niyo turi kuvugaho se. Wenda ni ukuvuga niba wenda hari opinion wenda yaba bifiteho, ntabwo kuvuga ngo abivugeho nangwa atarivuzeho, it's okay. Ariko njye ikibazo ni umuriro wamugenda, ntuzane umuriro we wagiye. Okay, njye nibajije uburyo abanyamakuru banze abanyamategeko, niho nashaka kumva umva uko byagenze. Ariko sinzi niba mutarakurikiye iyi case, ariko ku bantu mwayikurikiye n'ahantu Scovia yitambikiye muri iki kintu, uri kunyumva? Scovia ukuntu yabyitambitsemo, Osokima yagarutse. Scovia bafashe uyu nani uriya nani umutasi Rikari bamufata, haje kapiteni w'umugore, ni kapiteni munyibutse, ni kapiteni, ni colonel, ni majoro waje umudamu, meja wo muri RDF yaje kuri radio kwa Karenzi, urukunyumva, amuzanira convocation ko agomba kwitaba. Baramuga ati ntabwo tuje kugufata, nurangiza ibyo urimo utwitabe, turagushaka, hari ibyo ukekwaho. Urumva iyi nkuru Kenisi yayikozeho. Kenisi we version ye avuga ko Rikari ngo ubwoba bwamwishe akanga kwitaba inkiko za gisirikari, yanze kuzitaba, biba ngombwa ko military za kumufata. Papa baje kumufata, Rikari ngo yihisha munsi y'intarure ya nyina. Ndi gukotinga amagambo, ndashaka kugira ahantu nani ibintu ahantu Mutesi yabiziyemo.
ngo ajya mu rutare rwa nyina, ajya mu ntarure, ngo baragiye bamusosoramo bamukururamo. Aya n'amagambo ya Kenisi. Hakaza verisiyo ya sebuja wa Rikari. Uwo ninde Rukaka? Karenzi. Ni Sam Karenzi. Haleluya. Sam Karenzi akavuga ati siko bimeze. Rikari majoro wo muri RDF yamuzaniye convocation, hanyuma ni njyewe wabwiye Rikari kwitaba inkiko za gisirikare. Rikari ambwira ko agomba, afite ubwoba, agomba kunyura hano akamanza agakubita nk'amacupa 2. Koreza nguzo kuri abanyamakuru ni ibyihebe. Urajya kwitaba inkiko ukamanza kwishyiramo ibisindisha. Ngo yaragiye akubita nk'amacupa 2 ngo aritaba. Ubwo uruko ni verisiyo 2, yaba ya Kenisi cyangwa iyuyu nguyu ntabwo tuzi yariyo. Ariko ngo mbere yuko ava kuri studio atandukana na Karenzi agenda, yahamagaye Sebu nyirabuja ubashinzwe Scovia. Scovia baramfunze, barantwaye. Scovia ati ninde ugutwaye ntabizi? Ati urukiko rwa gisirikare rurampamagaye. Scovia ngo ahamagara ku rukiko, baramubwira ati turamushaka kandi we waca habari zako, ibizavamo ari ibiri mu iperereza uzabimenyesha. Agomba kwitaba. Scovia ati muransuzuguye, ndababaza ngiye nk'umuyobozi mukansubiza gutyo. Yahise ahamagara Fande Mubaraka. Urumva? Ahamagaye Fande Mubaraka muganga. Fande Mubaraka muganga niwe chief of staff. Aramubwira ati ndi mu nama y'akazi, nta mwanya ngufitiye. Scovia arakupa aravuga ati ndasuzuguwe. Urumva? Abwira Rikari ati we genda ngiye nkoherereje umunyamategeko wa RMC, ntabwo uri burare yuravayo. Umunyamategeko ajya kuri hehe? Ku rukiko rwa gisirikare. Mu gisirikare bakoresha ubundi slang yo kukubwira ngo wowe nani, baravuga ngo hima uko. Umunyamategeko ngo baramubwiye ngo hima uko. Hima uko wewe ngo ni mtu gani? Urumva ngo mu gisirikare bitandukanye n'igisivile. Mu gisirikare unagitambua kama uko mbali, bado uko mbali. Urumva ngo akiri nko muri metero 50 baramuhagaritse, wowe mtu gani? Umusivile ngo noherejwe na Scovia kumanina za kwe rudi uko rudi nyuma. Ntabwo umusirikare akubaza uriwe uri muri metero 10, metero 20-30 niko umusirikare akubaza wewe ni nani. Urumva? Ndio unaingia kwenye area za wajeshi. So ngo uyu munyamakuru Scovia arabivuze hano ku rukiko, baramubwiye ati wewe toka hapa, ibintu ni by'inzego, wewe wacha habari. Uretse nawe na Scovia aramutse ajanga mwambia arudi uko, woherejwe na Scovia. Wo Scovia nindi? Urukumva ngo ni umukomando ari kumubwira inde uyu munyamategeko wari woherejwe na Scovia. Scovia arakazwa nuko ku rukiko rwa gisirikare birukanye umunyamategeko yohereje, biramurya. Scovia bimuri aravuga ati nzabashumika. Urukunyumva? Aha niho Scovia yavuze ati nzabashumika. Scovia nibwo yinjiye mu kibazo noneho deep. Scovia aragenda akora iperereza, amenya ibyande, ntabwo aragikurikiranye ikibazo yabwiwe na Karenzi n'umukozi we w'umunyamakuru, ahubwo Scovia yahise abirengaho ahita ajya gukurikirana ikibazo, amenya n'abasirikare bafunzwe. Sasa aravuga kugira ngo ikibazo gikomere, reka mbatwike mvuge ko n'abasirikare muri kubahohotera. Mama yake na muzara mama. Mutesi Scovia ntabwo akivugira umunyamakuru we nkuko yahamagaye ari kuvugira umunyamakuru. Ubu Scovia ikibazo yamaze kukigira kirekire, arimo gutabariza umusirikari wa probotinzwe na president, hanyuma Fande Mubaraka muganga n'umuyobozi ushinzwe inkiko za gisirikari bakaba bashaka kwicisha uyu muntu, bashaka kumwambura ubuzima bwe, bashaka kurimbura kariya ye, nko mu magambo ya Scovia nkuko ari kubyivugira muri aya magambo ngo umva hano, umva hano, umva hano. Uyu mwana ari karagenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye, ngenda mubwira nti mu gihe urimo kwinjira aho niba afite icyo bagiye kukubaza, umwavoka aragukurikiye. Ibi ngibi turabizi kuko na Sam Karenzi yarabitubwiye. Umushinjacyaha mu mabwiriza tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yaba kuyobora nawe ntagera. Ibi yo nari kuba bari kugira ngo ni ibikabyo, singibi ntabwo ari ibikabyo, niko kuri. Umva Amara n'umuntu iminsi 4 yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye, mushyize mu rukiko mukinzeho. Twumvikane, we wacha habari zako. Iyi ni security ya inchi. Ibi ni ibintu birebire ku bantu muzi iyi case, abantu mwayikurikiye. Rukaka wowe warabikurikiye. Mwebwe byonyine no kuvuga Scovia ikintu ari kwirengagiza. Hari ikintu ibi bintu reka mabwira ukuri. Siko bimeze. Scovia kira birarura. Gabanya maranga mutima.
ntabwo aka kanya upfuye wahita unuka. Scovia ntabwo uri munini wo kuveyuka inzego za gisirikare, sigaho. Mureke mwumve hano, urumva ko avuze ku munyamakuru we, noneho mureke tuve ku munyamakuru, mureke noneho mwumve ukuntu ikirego kitakira ikinyamakuru n'umunyamakuru we uburaka nibwo babire bogeze Scovia avuga arakaye. Mureke mwumve. Ntabwo wari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Yego, Ntabwo muzi murebe online. harimo n'agasuzuguro, nta n'uguze umuyobozi uyoboye ubutabera bwa gisirikare kandi uri umunyamakuru uhagarariye abanyamakuru. Urumva ko uri kuvuga ibintu utazi, niba utazi n'umuyobozi uhagarariye yababa we. Nyakubahwa Fande Mubaraka, mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera ko Haricyo mubabarire mu nyumvire frema. Uravuze ngo niki kintu nimugende murebe, mugende murebe. Scovia yatanze uruvugiro, dore bya biri ngo niba bya Simba Buranga byatangiye kuvuga ngo ukuri niko kuzatubatura, urakabaturwa na nyamunsi kicwa n'uburoro. Urambonera? Yego ye. Atanze urwaho, utanze urwaho. Scovia areka kugumura rubanda, Scovia areka kugumura abantu. Ntabwo ibi bintu hari byo. Iki ni ikibazo kirenze icy'aba banyamakuru. Iki ni ikibazo kirimo inzego z'umutekano. Wowe kama civilian ntabwo ushobora kumenya uburemere no kumva uburemere bw'umusirikare bohereje igihugu cyohereje muri mission mu gihugu runaka. Umuntu uri ku rwego rwa kwipitiri rya colonel yarangiza agasohoka muri icyo gihugu akajya mu kindi gihugu inzego za gisirikare zitabizi. Ibyo ngibyo akabikora adashobora gukatisha itike ku mazina ye y'indege, ahubwo akajya kwihisha mu bintu by'imikino. Murumva? Aravuga leta useviri wako ukaza ukavuga ko ngo umuntu ari kurengana. Ibintu bikiri mu nzego z'iperereza, abantu bikiri mu manza. Scovia ukazana amarangamutima yuko ngo wohereje umuvaka ntibamwitabe, ntibamwakire. Ukarakazwa nuko umushinjacyaha wa gisirikare yavuze ko nawe niyo waza udafite ikintu cyo kuvuga ibintu bikiri mu iperereza. Ibyo ngibyo ukabigenderaho, ukaza ugafata urukiko rwa gisirikare ukarwandagaza imbere ya rubanda. Ndakubujije. Reka tukomeze. Ninde muntu ufite ijambo hano? Sniper. Wari ugifite ijambo? ndimo hari akandi kantu numvise ku byo Scovia yavuze. Yego. Avuga ko iyi case irenze ari irimo ibintu nk'uko nani Osakima bivuze. Yavuze ko harimo ibifu binini, niko yashatse kubivuga muri makeya. Nongera gucuranga iyo byumva neza. No bro, harimo iyi case Sniper sinzi mutarayikurikiye. Turi kumwe. Iyi case ntabwo irimo ifi binini, kugira ngo murebe ko iyi case ikomeye. Iyi case itari umupira gusa. Uri kunyumva? Bamwe mu bayobozi ba APR batorotse igihugu bahungira muri Canada. Urimo kunyumva? Arahunga. Ageze muri Canada aravuga ati ndamutse mbaye muri za Ontario za Montreal, ahangaha bamfata. Aje ahantu hahora ubukonje, hejuru mu misozi miremire ku mpera y'isi. Bro, uretse gato, RDF wamefanyisha mbinu zote. Urikunyumva? Umutipe yitegeye indege agaruka i Kigali. Arafunzwe. Noneho Scovia niba kese iyi kese kugira ngo batangire bayore abangaba izi kasiya buroro zivanze muri ibi bibazo, RDF yabanje kuvana umuntu muri Canada wari warahungiyeyo, wari muri iki kibazo. Uri kunyumva? Bakoresha departement iyo bita G5, urwego rushinzwe guhuza abasirikare n'abasivile. Papa mu gisirikare babita abapisi. Uzumva bavuga ngo bari kumutera igipisi. Kasi umusevile bamutera igipini, bakoresha ibintu za gisirikare, bamwuriza indege agaruka i Kigali. Ageze i Kigali abantu n'abaginga yisanze ari i Kigali. Ntumaze ukuntu yageze i Kigali. Iyi ni operasiyo Rudi Nyumbani. Ibi bintu ni birebire birenze iby'umupira w'amaguru, ibi bintu birenze APRFC, ibi ni birebire. Ni ukuvuga ngo babanje, ibi ni iperereza ryakomeje kugira ngo bayore aba bantu. Hari n'abandi bafunzwe.
fata ijambo. Sniper nari nguciyemo komeza. Okay, muri make ngereka mvuge ko Scovia hari amagambo abiri yakoresheje navuga ko atari professional mu kazi nko mu kazi ke bitari ngombwa ko kuvuga ko abaturage barakaye nangwa se ko bafunze amazu ibintu nk'ibyo ngibyo no kuvuga ko uyu musirikare wabaye promoted ko atagombye kuba wenda nta cyaha afite ariko kuba uri promoted ntabwo warize ntabwo bikora kutakora icyaha. Ibyo ni ibintu bibiri Scovia wenda atagombye kuba yakoresheje, ariko kuvuga ko muri iyi case ho hashobora kuba hari abandi bantu baruta abafashwe batari hariya birashoboka. Aho ngaho nanjye ndemeranya nawe, nanjye niko mbyumva kuko biragoye ko amafaranga ashobora kuva kuri minisiteri y'ingabo. Gukura amafaranga kuri minisiteri bisaba processus ndende n'amasignature menshi, urebye ntabwo ari ahantu wapfa, ntabwo ari ikigega wagenda ngo upfe kwikoreramo gutyo gusa. Ugiye kureba ugacukumbura mu by'ukuri hariho signature nyinshi, hari ukuntu abantu bakoresheje abandi kugira ngo bavide nangwa se bakore amafaranga kuri konti ya RDF, ariko ayo magambo abiri ntabwo agombye kuba yayakoresheje na Scovia. Hari ikintu rero muri kwirengagiza mwese, ibi ngibi birenze amafaranga. Urimo kunyumva? Harimo kuzamo n'inzego z'umutekano. Urimo kunyumva? Hari ikintu mutari kumva. Koroneri, uri kunyumva? Woherejwe mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu. Urimo kunyumva? Sizi uri kunyumva? Ndikukumva, ndakumva neza. Sasa nyinyi wote ni wa civilian kama mimi hapa, ariko muje mukoresha analize. Ni ukuvuga mu kintu mutari kubona. Ni ukuvuga ngo uri kunyumva, urabona umusirikari ntabwo yemerewe, uri kunyumva? Iyo ari mu kazi ntabwo yemerewe kujya mu bindi bintu adasabye ikibari. Nyine aho ngaho watura imise twe wavuze ko munyumve neza, mureke mwumva ibintu mutasi ko byari guhuruduka. Ni ukuvuga ngo aha ngaha twumvikane neza cyane. Ni ukuvuga ngo abasirikari, sinzi uri kunyumva, umusirikara uri mu kazi, uri kunyumva, ntabwo aba yemerewe kujya mu zindi gahunda atahawe ikibari. Ariko uyu musirikari wari ugiye kureba umupira w'amaguru w'ikipe akunda, urimo kunyumva, ariko ntakatishe itike y'indege, unyumve neza cyane, ku mazina ye mu gihugu cy'ubutumwa bw'akazi arimo, akabanza kujya kwihisha mu bintu by'imikino. Yari agiye kureba umukino cyangwa yari afite ibindi bintu bimutwaye muri icyo gihugu yari agiyemo. Uri kumva? Aha ngaha niho nkubwira ko Mutesi Scovia yahurudutse. Aha ngaha niho yahubutse, aragenda azana amarangamutima. We Mutesi Scovia ikintu aya masaha mbona ni uko iki kibazo azi ko cyoroshye, azi ko ari ibintu by'abanyamakuru, ibingibi by'abanyamakuru hano, azi ko ari ibintu by'abanyamakuru. Kuko erega Mutesi Scovia igihe yinjiye muri iki kibazo n'ejo bundi igihe Karenzi yabitubwiraga bamuhamagara. So rero ikintu cyamurakaje ni uko yohereje umunyamategeko, hanyuma abagenzacyaha ba gisirikare bakavuga ngo we toka hapa, we mutuganire undi uko niyo wazana Scovia hano twamuha bene wabo. Ntabwo na Scovia yemewe kugera aha ngaha, we waca habari zako. Ibi ngibi niho ruzingiye, nibyo mutari kureba. So tugaruke gatoya rero, Scovia akoresha amarangamutima. Ruka Clement waje. Clement urahari? Ndahari, ndashaka no kugenda. Ikibazo wacyumvishe? Nkuko nari nabikubwiye ntabwo nari numvise ikibazo. Ariko niyo mpamvu nagiye mbisubiza inyuma kugira ngo mubashe understanding. Okay, nje ntabwo ndi butinde. Jewe hari muri iyi case hari ibyo tudashobora kuvugiraho. Ibi bintu ni birebire. Iyi case kugira ngo babwire ko itoroshye, urimo kumva, babwire ko ni case nini cyane. Hajemo ariko reka ndeke, harimo case nini, harimo case y'abana b'abagenerali papa babyawe hanze. Komeza mwebwe nta makuru mufite. Iyi case harimo ibintu biremereye binini. Okay, mu mwanya wanjye. Okay, umwanya wanjye ngukoreshe nihuta.
mbere na mbere amakuru ushobora kuba uzi yerekeranye n'iyi kesi atari muri ibi turi kudisikasingaho ntabwo ari byiza ko tuyongeramo hano. Hari benshi bafite ibyo bazi kuri kesi ariko bataza ngo babivuge. Nituvuga kuri iyi ngingo turagendera kuri official communique yavuye muri RDF. Ibindi biri inyuma ushobora kuba uzi, nshobora kuba nzi, undi ashobora kuba azi, ibyo ntabwo dukwiye kubizana kubivugaho kuko icyo gihe twaba turi kubangamira ubutabera natwe, reka mbivuge gutyo, cyangwa twaba turi kwinjira mu bintu bitatugenewe mu yandi magambo kuko ntibyatangajwe. Hanyuma njyewe ntabwo ndi bujye kure, ndahita nivugira kuri Scovia, kuri video ye washyizeho niyo ndi buvugeho. Ibindi by'amakuru ari inyuma tutazi ibyo ntibitureba kandi n'urwego ntirwabidutangarije. Turadiskita tugendeye kuri communique ya RDF n'ibyavuzwe na Scovia n'icyo amategeko ateganya. Kanihute. Scovia ndagenda ijambo ku ijambo ko nabyumvise. Mbere na mbere ikibazo numvise Scovia afitanye ni case, mbere na mbere suko ari abanyamakuru bafunzwe. Icyo ngicyo nkurikije uko nabyumvise icyo si ikibazo. Nta nubwo agira abanyamakuru abere. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu numvise avuga ko bari gukurikiranwa mu by'ukuri atari bo banyabyaha, ahubwo abanyabyaha ari abandi tutabona. Ibyo nabyo sindi bubyinjiremo. Ubwo nawe ashobora kuba ari andi makuru afite ntayo ufite. Hanyuma nihuse ku cyo yavuze ngo ubu ntabwo bwaba ari ubutabera, ndagendera ku byo yavuze. Umunyamakuru ahagarariye abereye umuyobozi mu rwego rw'igenzura rw'itangazamakuru yatumijwe n'ubugenzacyaha bwa gisirikare. Dukosore, ntabwo ari ubushinjacyaha. Icyo gihe byari bitari ubushinjacyaha. Ngo ubugenzacyaha iyo butumiye umuntu kwitaba yunganiwe cyangwa kugira icyo abazwa yunganiwe, iryo ni ihame kandi n'uburenganzira bwe ahabwa n'amategeko. Kuba uwo munyamakuru wa Scovia ahagarariye ataritabye ubugenzacyaha ari kumwe n'umuhagarariye mu mategeko, ibyo njyewe ku bwanjye ni ikosa mu buryo bw'amategeko. Ubwo n'iryitwa ikosa, ubwo umuntu araba adahawe ubutabera. Icyo ni icya mbere. Dutandukanye ubutabera bw'urubanza rwarangiye n'umuntu witabye. Ese umuntu witabye agomba kwitaba ate? Ni icyo amategeko amuteganyiriza. Kuba Scovia yavuga kuriya ntabwo yaba yibeshye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubwo ndi kuvuga ibiri positive ashobora kuba yavuze, ndavuga n'ibiri negative. Ikindi kibazo kindi afitanye na RDF n'urukiko rwa gisirikare nuko itangazamakuru ryagiye gukurikirana urubanza bakavuga ko batemerewe urubanza rugomba kuba mu muhezo badahaye ibisobanuro. Kambyite gutyo. Nka Scovia ari kuvuga nk'umuntu uhagarariye itangazamakuru, ntabwo ari kuvuga nk'umuntu nka Scovia ari kuvuganira itangazamakuru muri rusange. Nko ati kuki itangazamakuru ryangiwe gukurikirana urubanza ku rukiko, ni urugero, tutasobanuriwe impamvu. Ikosa yakoze yahise creating impamvu. Batwangiye ko dukurikirana urubanza kubera ABCD. Aho ngaho turamunenga, yakosheje. Hashobora kuba habaye amakosa ariko nawe yagiye aba umucamanza ku ruhande rumwe, yagiye ashinja ibyaha akanaca n'urubanza. Ngo we aho naho niho munenga ku ikosa yakoze. Ikindi cya gatatu, yashatse kwerekana urubanza mu mizi uko rumeze kandi atarukurikiye. Iryo naryo rindi kosa yakoze. Ngo we yafashe amakosa agira abashinja amakosa
kwa kuri ngo ngo abangaba bakurikiranwa si bo banyabyaha, abanyabyaha ni abandi tutazi, akaba ari nayo mpamvu badutinye. Mu mvugo yakoresheje ni ngo batinye itangazamakuru ritamenya mu by'ukuri abakurikiranwa ni bande. Aho ngaho navuga ko inkuru yatangaje ku bwanjye, navuga ko nawe igize ikosa cyangwa se icyaha. Ni ukuvuga ngo ari kwereka rubanda ibyo batabwiwe cyangwa bateretswe. Ni urugero ntanze, ariko ku mpande zombi ku magambo ye yavuze, ku bwanjye uko nabikurikiye, hari ukuri afite ku mpamvu zimwe, ariko hari naho yagiye akora amakosa. Hanyuma nitujya gukomeza tubivugaho, kanongere nisabire twirinde kuvuga ibyo tutatangarijwe. Ushobora kuba ufite ibintu byinshi uzi kuri iyi kesi, ariko wibihuza ugendeye ku byo uzi ngo ubihuze, ariko utarabitangarijwe. Ikindi cya nyuma nihuse nanasoza, hari aho yavuze ngo uru rubanza ngo ntabwo ari urw'umutekano, ngo ari urw'umuntu ngo maneko ngo wagize ibiki. Ibyo sinshaka kubisubiramo. Hariya naho nta kosa afite ku busesenguzi bwanjye, kubera ko we ari gusesengura cyangwa ari kuvuga kuri iyi kesi agendeye kuri ririya tangazo rya RDF. Ni ukuvuga ngo kitanditsemo hariya wowe urakizi cyangwa nawe ashobora kuba akizi, ariko awe ari kuvuga agendeye ku byo yeretswe cyangwa yatangarijwe nk'umunyamakuru cyangwa se nk'uhagarariye abanyamakuru. Rero ibyo ngibyo kubivuga kuriya arashingira kuri biriya, ntabwo agendera ku biri inyuma y'amarido. Usibye ko na biriya wenda hashobora kuzamo izindi manuvazi zishobora gutuma bijya ku mutekano, ariko si cyane ku buryo byatuma bigenda kuriya biri kugenda. Ariko nanone twemeranye ko ubutabera bufite uko bukora, bushobora gutangaza amakuru bitewe no kutabangamira iperereza cyangwa kwirinda ko haba ikibazo mu bakurikiranwa cyangwa n'abataragerwaho n'ukuboko k'ubutabera bagikurikiranwa. Ariko kuba babigenjeje kuri Scovia we ntumutekerereze, wari kuvuga ku byo afite uyu munsi. Ibyo adafite fata ko bidahari kuri wowe, wenda ibyo bizavugirwa muri courtroom, ariko ntabwo we ashaka kubivugaho nk'umunyamakuru none aha ngaha. So ntagumanye umwanya, murakoze. Nagira ngo dukomeze tuganire gutyo nubwo ngiye, ariko twirinde kuzana ibindi bitari mu bihari byatangajwe. Murakoze.